uri gutuma mpfiramo mo imbere wa reka ukuntu uri mwiza ariko ntubibone njye ntabwo mbibona amakadisi akandi mbere none mbere ariko uri mwiza ya just reka tubikore ntari ndabanza umubiri bwanjye sibyo ndagukunda sibyo baby hajya ka karirimba ka kirakundaga ntabwo nyikibuka neza kuko ndagukunda urabizi sibyo nanjye ndagukunda tuzamunda kugeza ryari umva nk'ikibazo umbashije kweri witonda nk'ibyo bintu ubona tuzabikora kugeza ryari ariko nta kibazo cyabyo sibyo hanjye hari igihe tubikora rwose nkabona sinanabyumva neza oya ariko wareka tukagana inzira y'urusengero gusenga be nisi byari birenze ku buryo wavuga oya birarenze gute se ubwo wavuga ngo ni birenze nta kibazo cyabyo kubikora rwose be sibyo ati ntabwo mba mbyumva neza ahubwo njye cyo nakubwira nuko twagana inzira yo mu rusengero gusenga nabyo rero reka reka wapi gusenga ubu urabona bimbereye gusenga wowe urabona nsa nko gusenga kubera iki se be ntabwo wowe wagakwiye kujya gusenga sibyo rero uruwanjye subira kandi ndagukunda sibyo rero wowe mbwira kujya gusenga ariko nanjye ndagukunda nise ku cyumweru ukaba ushaka kunjyana mu ntabwo ibyo bintu nabikubwira ntagukunda ibintu byo gusenga hafi rwose wagiye reka kuvuga gutya nubwo ibyo se ubona tubikora gutya ku isi hari ikibazo kibirimo kuryoshya ya nijoro njye rwose mva no muri tageti yanjye ririmo ijoro nisi ranzimo kabiza kwanjye I'm sorry kabiza ndi kukubwira ibintu si ubyumva ngo akabiza nisi ijuru rirenze irindi niri kweli ujye umbwira ngo ushaka gutageti ya iby'ijuru ijuru rirenze irindi tubamo njye nawe niri si nijoro nyabaki be hari icyo wamburanye ntacyo ntabwo ariko ari icyo ngicyo nashatse kuvuga icyo nashatse kuvuga ni uko twajya mu rusengero tugasenga simbizo ntacyo nigeze nkuburana mu rusengero be sibe wagiye wumva ngiye n'izina ry'Imana ndababaye ndababaye ibyo bintu byo gusenga ubumbwira kweri nese hari icyo bitwaye ako be ubundi uri kuki ushaka kongera ubundi niye tageti ufite kujyana mu rusengero tugasenga ibyo by'ijuru uri kushaka kumbwira Imana menya Imana se ntuzi umuntu wakuremye ikindi ushaka kumenya kirenze ibyo ngibyo ni iki mu rukundo rwanjye nawe ntacyo natabonye niba utemera ko umva tujya mu rusengero tukamenya Imana urukundo rwanjye nawe ruhagararire hano ntacyo natakoze kandi urabizi ko nkukunda wapi ushaka kugira gute sibyo ndagukunda urabizi sibyo ariko mbabari tuzagiye rimwe ryonyine sibyo rimwe ryonyine se binyemere sibyo rimwe ryonyine tuzongera gusubira ibihe byose sonkunda ariko ibyo bintu byo gutandukana wapi akuzambara ikigiye rimwe sibyo
ntabwo ibyo bintu nabyumva ni ukuri ntabwo nabyumva izina ry'Imana ndagukunda umva nanjye ibyo ngibyo ntabwo ndi kubikubwira kuko nkwanze ndagukunda nanjye I'm sorry, see you. Wambabariye. Rimwe ryonyine oya rimwe nawe nyemerera kuki uri kumva ko nakumvaho utangiye ngenda bikwemereye subiza ndabikwemereye rimwe ryonyine ngo ari iki basi gatatu konyine gatatu be gatatu siyo igihe cyose oya pe mbabarira ibintu byo kuvuga uri kumva nta mpaka hano majije gushwana n'abavugabutumwa benshi cyane muri uru rusengero baraza bakabwiriza nyine ubone bafite amavuta uri kumva ariko birangira ngiye nshwanye nabo hari n'uwo nasohoye rwose mutaha hanze y'urusengero uri kumva kuko reka mubwire ubu bize no kugutungura rwose abantu babaye bakeya barabuze kubera ingaruka zanyu muraza ngo umwuka wera mukitigisa amene ibyo se ni ibiki njye ndi gushaka amafaranga uri kumva rero utaza kuza hano kugira ngo tubanze twumvikane utaza kuzana bya bintu bijyanye ngo umwuka wera ngo ngarambwiye n'ibyo uri bubwirize urabitegetswe uri kumva ariko pastor nawe ko ubona ari nzi neza ko ngiye gukora umurimo w'Imana nko ku mwuka w'Imana si umurimo w'Imana wo guteka mutwe nawe uri mu bateka mutwe ubu mwuka w'Imana arambwira ibintu nindangiza mbihindure ariko umwuka w'Imana natwe adukoreremo sibyo akorera no mu bandi baba bari aho ngaho ariko ibyo kuza uvuga ngo nk'ubu ngubu tugiye guhagurukana hano tujya kwakira abantu nyine twabamenyereje ko bazajya binjira hano batuye uri kumva tugiye gukora ikintu bita kwatuza abantu binjire nyine ahera bakeye hanze n'imbere binjira ahera wowe ureba ubwo ngubwo nawe ngo nyamwe ufite n'ikimenyimenyi nambaye ibyera uri kumva na hano ni ahera ubwo rero tutazana ibintu by'amanyanga bya bindi ngo umwuka wayagarambuye tutaza kubishwanyira nawe nkagutumuka ariko insengero musigaye mwarazinduye ibintu by'ubucuruzi ubucuruzi muri gucuruza abantu wasigaranye bakeya uzageza mu bwami bw'Imana uri gucuruza umwuka w'Imana uri gucuruza ijambo ry'Imana ngo abantu bakubanye bakeya ngo ushaka amafaranga musubize nguhite icyo utari nguhite icyo usubireyo umva pasi nzana undi uri bubikore nk'uko mbishaka umva ikibazo ni uko ndaguje abantu babonye urumva ntaho nguteje abantu ibyo bintu ndabikora ariko amaraso y'abo bantu ndayakarabye azakujyeho wowe n'ibyo ukora umva mubwire nawe byinoza by'imyuka wera nshaka hano ubundi imyuka wera kubera iki twebwe tutavugiramo ikavugira muri mwe none se yamuvugiramo muri abanyamanyanga yamuvugiramo mushaka amafaranga yamuvugiramo muri abatubuzi wasanga uri n'umusambanyi warangiza ukaza kubeshya abantu urasenga oya pastor njyewe rero reka nzanye mbabwira ukuri kuko ibi bintu maze guhura nabyo ahantu henshi cyane umuntu araza kwigisha navuga ngo turashaka amafaranga ngo bwiriza ibi ngibi ngo vuga ibi ngibi none se uribwira ko umwuka w'Imana adahari kandi mwebwe bavuze muzagera imbere y'Imana mukavuga ngo twaravuga ngo mwami twakoraga ibitangaza mu izina ryawe twahanuraga mu izina ryawe azabasubiza ngo sinigeze kubamenya sasa rero buriya hari ikintu utazi uri kumva iyi si dutuye turimo ubu ngubu ni bizinesi nta bintu by'imikino akaba ariyo bizinesi mwiza no mu nzu y'Imana ntagiye gucuruza inyanya ntagiye gucuruza ibirayi amashuri nawe narizeye aba yaramariye iki ubwenge nawe mfite bwaba bumariye iki n'abacuruza inyanya ntabwo mbafetse ni akazi kandi karabatunze ariko iki kintu tucyumvikane uri kumva pasi ndabyumva ariko buriya mwakagombye gukina n'ibindi bintu byose ariko gukinisha Imana umva pasi bishobora kukugiraho ingaruka zimwe zidasanzwe ni nayo mpamvu ugiye kubwira ukuri icyo umwuka ari bubwire pasi ndakivuga nk'uko kiri ibi bintu
byaza kukugiraho ingaruka. Witonde. Ariko pastor, umva urambabaje ndi umuntu. Mbwira ukuntu Imana imeze mu ijuru iri kureba abantu nk'aba. Mugenda mutegera umutwe abantu. Ntaretse mukazana ibintu ngo byo kuvuga ngo murashaka amafaranga. Mu nzu y'Imana mwaherewe ubuntu namwe mutangira ubuntu. Noneho tugiye kumvikana sibyo nk'abantu b'abagabo. Itike yakuzanye ugiye kuyinsubiza. Ibyo bari bukwakirize nabyo urabyishyurira. N'itike gusubizayo nayo uraza kwishakira. Hanyuma uwo mwuka w'Imana n'ibindi byose uri kuvuga ngo twaherewe ubuntu turaza kureba ubwo buntu bwawe bwari. Umva pastor, umuntu ntatungwa n'umutima gusa. Atungwa n'iki? N'ijambo ry'Imana. Njyewe ryatunga. Urumva neza? Ndagiye ariko nibeshye. Nitujya kwatuza abantu nibeshye ugira umuntu ukomeretsa ndakwereka. Keretse umwuka w'Imana natamanuka. Ntabwo ngiye nshobora gutatira igihango nagiranye n'Imana. Umwuka w'Imana namanuka ndabivuga byose maze ikibyinjye kimenye abapasiteri b'imitwe gusa. Nizere ko kubabona ko batangiye kuza. Siri kubabona? Ndi kubabona. Tuze gukora ikosa. Sibyo? Mukomere pastor. Mukomere cyane. Mukomere. Ahangaha nyine ni ku rukarabiro usanzwe ubizi nako ngaho dutapurisha. Mani mbabarire gusuzugura. Mani mbabarire gukanya. Mani mbabarire gusuzugura mama. Mani mbabarire gucira imanza abantu. Mani mbabarire gusambana. Mani mbabarire kuroga. Ibintu byose Imana kubabarira. Ariko madamu uri kwatura utuntu dukeya. Mbese wamuretse akagenda hari ibindi bisigaye? Umva madamaze, ufite abahungu bangahe mukundana? ni benshi cyane. Kuki utatuye ngo Imana ibabarire gutendeka? Hata birahagije. Ariko ntimukabike umwuka w'Imana. Ni kwa mukobwa we. Ko watuye gusambana. Kuki muri waratwaye umugabo w'abandi? Ntabwo wabikoze. Imana imbabarire. Umwuka w'Imana abari hano. Atura n'ibindi vuba, gira vuba. Atura n'ibindi byaha. Nta bindi wibuka. Umva madamaze. Hari umwana w'abandi wishe. Hari umwana w'abandi wishe. Ngo utamushaka ngo kumugabo w'abandi. Ibyo kuki utabyatura? Imana imbabarire. Kuki uri umwicanyi? Kuki utatura kwicana? Ntimukarushye umwuka w'Imana. Ngaho komeza watura. Urabona? Ase uramwatuza ibyaha atakoze. Afite ibyaha byinshi. Mwuka wera urakoze mwuka wera. Watwaye miliyoni 2 ahantu wari ugiye guhaha. Ubona amafaranga ari muri boutique urangije urayafata urayatwara. Ntabwo byabayeho. Imana imbabarire. Kuki mutumvira umwuka w'Imana? Mukaza mu rusengero nimukatura utwaha dukeya. Urakoze mwuka wera. Umwuka w'Imana twavuganye ku kiko. Urabona abantu barabuze. None uri kuba lavatasika. Umva madamaze. Kandi biraza kuzakuzana. Kandi ibintu bikomeza biraza kugukora. Ibintu urimo. Ntago ari byo. Kandi Imana izabahana.
izabahana. wagarukirije aho Umva madamaze kutatuye icyaha cyo kujya mu bapfumu. Dore ndabona umwuka w'Imana uri kunyereka ahantu wagiye umanura ikariso y'umugabo mwari muryamanye. Urangije ujyana mu bapfumu kugira ngo mugire uwe. Umva bisera radio kandi bikamubwira niba ari kuko gutumurije ntabwo nzongera kugutumira. Mukawera umva madamaze gusambana n'icyaha bimenye. Kuraguza n'icyaha, gutwara abagabo b'abandi n'icyaha. Ufite ubwibone bwinshi mu mutima wawe. Vuga ngo Imana imbabarire. Ubwibone bwawe kuki umva aho bigeze bikira rata mujye mu rusengero ni karibu kwa munzu kwa data umvikane nafatira n'ibiki. Umva nkubwire niba mugomera umwuka w'Imana bigeze aho ngaho Imana izabahana. Buretse tubonye abantu bake ikireka niba ushaka kuza kwigisha intebe gusa uri kumva niba uri buzigisha ugende n'ubundi abandi bantu bataraza ngo baguhumure ejo niburira abantu ariko umva nkubwire iyo umuntu akoresheje umwuka w'Imana ukuri ntabwo umuntu yabura abakristo ngo nuko yahanuriye abantu. Wumvise ibintu umwuka w'Imana ambwiye kuri uriya mukobwa? Ntabyo umwuka w'Imana wumvise bitari byo. Umva nkubwire wa mukozi w'ibyaha we kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara. Niyo mpamvu mu maso hanjye hakomera hakamera nk'urutare. Ntabwo nakemera ibintu rero uri kumbwira ngo mbeshyere umwuka w'Imana. Ntabwo ibyo bintu nabigendera. Mu maso yawe hari urutare? Mu maso wanjye harakomera hakamera nk'urutare kuko umwami Imana azantabara. Ubyumve neza. Kuki muyobora n'isengero mutazi ijambo ry'Imana? Ariko Imana yaragowe koko. Imana yaragowe. Gufata abantu b'ibirara. Dore n'undi araje ariko numugira kuri umva ahita nkuhambiriza ariko ntacyo we wangira. Yo bro, Mr. Papa mezente fresh. Izina ryawe. Nisi daddy mevipi zema ya uyu n'umukozi w'Imana. Mwumva abantu mwakira. None se tugomba gutanga impuguro ku bantu bose. None se niba ari komane. Imana yanyigishije kubabarira. Ngaho atura ibyaha byawe. Atura ibiki? Ibyaha byawe. Byari ibyo nsonyemo. Mu rusengero baje baratura. Siko gahunda mufite hano? Ngaho rero umubwire yatura. Shumbi musigaye mwatuza mwana. Musaza musigaye mwatuza. Ngaho atura ibyaha byawe. Turi kwatura. Okay. Arashe bore ejo bundi. Kurasa bore. Iteka nyine anyiteho tu narashe bore. Iteka anyiteho. Kurasa bore ni iki? Kurasa base pastor naye nuka bidage mwana. Kubidage ni iki? Yavuze kwiba yewe ngo yibye bore. Munufasha kubyumva. Mbese munabiziranyeho. Waribye. Waribye. Nyine ni ukurasa nyine nawe urabyumva. Ibindi ngaho Imana ikubabarire. Ndumva ari cyo cyaha cyonyine. Nkavatisana baba. Umva nkubwire. Ntufite ababyeyi bombi? Ndabafite. Ugeza aho ucanyu papa wawe nyuma. Uyu muhungu umusore aryamana na nyina. Reba icyaha cyo kuryamana na mama wawe. Nabyimana ntabwo ndera barakujyana. Urenda no kwica papa wawe. Waretse uyu ngwe nubwo uri kumubona gurikiza amatora yose nura kweli. Umva wakambwiye mwana. Ubusambanyi bwawe uzabugeza hehe? Ubusambanyize shumwe. Ubusambanyi bwawe uzabugeza hehe? Ari wari ndibuka. Umwuka w'Imana ari kubimbwira. Ngaho hakana kejo bundi. Batagufatiye no ku mugore w'abandi. Kwe musaza nawe rero. Ntabwo uvuye muri gereza. Ntabwo bagufunze kubera se wanjyanye mwana wanjyanye. Umva atura neza. Umva inyuma yawe ndi kubona urutonde rw'abakobwa benshi bagwerekeje. Wabuze umukobwa wahitamo? Musaza
uyu muntu ubundi saa turutse indera mwana noneho abantu usigaye utuzanye umva hakana noneho aya ko madage hakana amadage izina ry'Imana umwuka w'Imana ari hano hantu ari hano se hakana ko uvuye mu rugo utanyoye itabi yihakana wambonye se ndi ngo mwana umva ako ubundi wari uzi ko indera urahazi karaheza umva nkubaze mama wawe umudamu w'inzobe munini muremure ntabwo ari byo ariko ubwo waramusanze ntabwo ari byo waramusanze oya bihakane ntabwo ari byo mama wawe si inzobe si umudamu muremure munini ukuntu papa wawe si umusirikare ni ibyo kabisa ariko si umwana usigaye tugendeshaho ba manigo ku buryo batumenya byose mwana tugenzura buri kanya umva aho bigeze ubu si ibintu ndakurambiwe ushaka wanakwigendera n'ubundi byo bizabira itage kwira ijisho ry'Imana rirabona nta na hamwe waryihisha n'uyu nguyu riramubona n'abandi bose riramubona urumva neza riri muri wowe urumva neza riri muri wowe none se ibyo nkubwiye ntabwo ari byo mwajya mwihana mugatinya Imana uzutoneka mugende mu rusengero turaje tubakirire rero reka twumvikane